Ndabasuhuje cyane reka nizere yuko mumeze neza. Hari haciyemo igihe kinini nta update ntaki mbabwira, ariko muri aka kanya mbazaniye update iri kuri Interlink Mining. Hano kuri Aguka TV, we wamaze gukora subscribe warakoze, kandi nawe nimba uri mushyashya iyo uyikoze buriya iba ari inkunga uduhaye. Noneho Interlink ni ukuvuga ngo ni mining tumaze igihe dukora batwizeza ko izajya ku isoko, ariko ukurikije uburyo izindi nyinshi zagiye zicika intege zikadutenguha, yo iracyakomeje gahunda. Ubwo natwe turasabwa gukora ibyo dusabwa. Ubwo ni ibijyanye n'ama KYC. Ikintu wowe uba usabwa biba ari ibintu bibiri: gukora mining buri munsi, kandi ugakora KYC mu gihe bibaye ngombwa. Ibyo ni byo by'ingenzi. Muri aka kanya rero ngiye kukwereka ibintu usabwa gukora muri Interlink kugira ngo uzabone coin zawe. Mbere na mbere, hano hejuru ahangaha haba hari akantu kameze nk'umutwe w'umuntu. Aha niho habera KYC ya mbere. Nimba utarayikoze ngo hano ubone habaye icyatsi kibisi gutya, iyi niyo KYC ya mbere na mbere bagusaba, bayita human hash. Human hash ni ukuvuga ngo iyi niyo ya mbere ikorwa. Ubanza kwerekana ko uri umuntu, ushyiramo isura nyine mpaka bavive bikaba icyatsi kibisi. Noneho hari n'igihe usanga hano utarashyizemo referral code. Referral code ubwo uze guhita ufata iyi nimero yanjye ya telefone uyishyiremo, kuko biba byiza iyo washyizemo na referral code. Ibyo ni ibintu bya mbere, ariko wakabaye warabikoze kera. Nimba utarabikora bihereho. Ubwo iyo ni update ya mbere. Noneho update ya kabiri, ubwo ni KYC ya kabiri. KYC ya kabiri uburyo iri gukorwa, turi kwishyira kuri waiting list cyangwa se ku rutonde rw'abategereje, kubera ko ntabwo ihita ikorwa. Ahubwo bigenda bite: nkiri hano kuri dashboard ndazamura, hanyuma nze hano hantu hameze gutya ahangaha nkandemo. Nimara gukandamo ndazamura gakeya, urabona hano handitse ngo verify your Interlink, ni ukuvuga your ITLG. Niyo Interlink nyine mu magambo ahinnye. Hanyuma hano handitse ngo verify, uraza guhita uhakanda. Turi kumwe? Noneho nukanda hano barazana aka kantu ko kwamamaza, reka tubanze karangire ntabwo karenze amasegonda nk'atanu. Iyo bamaze kukagira hano kakavamo, baba bashaka nk'abakujyana muri Play Store ngo ukadownloadinge, ariko ukora back kugaruka nyine kano kagakuramo. Ni utuntu two kwamamaza baba bashyizeho ariko udukuramo. Hanyuma nimba nkanze hahandi kuri verify bakabanza bakamamaza, wowe nuza kugera hano uri busange lisite y'abantu benshi cyane baba validators. Ni abantu bagomba kuzagukorera KYC bakayemeza. Hano rero uhitamo benshi. Nk'ubu nkanjye hano, iyo nkanze hano handitse ngo in Kwekwe. Nagiye muri Kwekwe, naho ntegerereje ko bazampa KYC. Reba bano bantu nakubwiraga, uraza wowe ugahita ukanda kuri apply. Nimba uhisemo umuntu umwe, ushobora guhitamo nyine. Njyewe ubu nahisemo umunya-Nigeria, niyo mpamvu ntegereje. Ushobora kuza wenda hano ugahitamo uyu muhinde, ugahitamo umushinwa, umu-Indonesia, ugahitamo umunyakoreya, mu Vietnam, uwo wahitamo. Gusa criteria yo guhitamo ubanza urebe hano haba handitse ngo in Kwekwe, ubwo ni abantu bategereje. Nk'uyu nguyu afite 76,336 bategereje ko abaverifiye. Nakugira inama yo kureba umuntu ufite abantu bakeya nujya guhitamo umuntu, ariko uwuhitamo wese. Ngewe nk'uyu nahisemo, urabona amaze kugira abantu 221,495, ariko ntabwo nshaka nakora cancer nkahitamo undi, ariko gukora cancer nshobora gukansaringa, nyamara haburaga bake ngo ngerweho aho ngiye nkajya gutonda inyuma. Ubwo hano rero uze uhakore, utazagenda ukayoberwa ngo niki kiri kujya mbere, kandi wenda warinjiye unyinjiriye ari njye wakuzanye muri Interlink. Iyo ni update ijyanye na KYC ya kabiri. Reka twigarukire inyuma. Umunsi bankuye muri Kwekwe, nzaza nkanda hano kuri verify mbone banyemereye gushyiramo indangamuntu cyangwa se perime
ni ibyo tuzakoresha ubwo ninjya kuyikora nzabibereka ko babinyemereye, hanyuma ubwo niba utarakora ibyo bintu bibiri uzabikore. Reka nkwereke icya gatatu ari nacyo cya nyuma, hari uburyo badusabye bwo guhuza wallet tuzakiriraho Interlink n'iyi Interlink. Hano iyo duhari tuba turi muri app, none iyo tuje hano hari muri wallet. Njye namaze guhuza na wallet, ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano bahita bakubwira nyine gushyiramo password ngo winjire muri wallet. Reka nkande kuri unlock ninjiremo. Ni ukuvuga ngo njyewe ubundi nahuje na wallet yanjye ya MetaMask, nazanye passphrase nzipestingamo, ari nayo mpamvu uri kubona aya amadolari, nyine ubwo ni udukoyini mfiteho tuba duhindagurika, ariko wowe ushobora guhitamo gushyiramo MetaMask passphrase, ubwo urazizi, cyangwa Trust Wallet passphrase, cyangwa ugakanda ahanditse create bakaguha izindi passphrase ukazibika. Hanyuma iyo umaze gukora ibyo ngibyo uhita uza nyine ugakora connect, ugakonekitinga iyi wallet yawe igahura nyine n'ino application ya Interlink. Ni ukuvuga ngo gukonekitinga wallet nyine wowe ukanda hano hejuru kuri wallet, bahita bakwereka gukonekitinga iyo utigeze ubikora. Ndizeza update, reka nari kuvuga byinshi, ikindi kibazo wenda wanyandikira muri comment. Turi kumwe, mukomeze mugubwe neza, ubwo aya makuru ntagucika.